Hello, reka twongere tubasuhuze cyane nk'uko mubimenyereye tubifuriza ibihe byiza cyane aho muri mu nce zigiye zitandukanye. Ni Black TV 250 n'ubundi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, tukaba tugeze ku gicamunsi nyine n'ubundi natwe tukaba dukomeje kubagezaho amakuru acukumbuye n'amakuru yamenyekanye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Hahirwa Basenga Timothée wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Sky2. Uyu mugabo akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'icyo guhoza ku nkeke uwawe bashyingiranwe, aho yakubise umugore we basezeranye byemewe n'amategeko akamukomeretsa ndetse akanamuruma ugutwi ku buryo bubabaje. Kuwa gatanu Gicurasi 2020 arakekwa kuba mu bihe bitandukanye yaragiye akubita umugore we ndetse no kumuhoza ku nkeke. Ibi bikaba byarabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, mu mudugudu wa Gatagara, aho Sky2 nyine yubatse inzu ye. Murabizi ko Sky2 n'umuhanzi wamenyekanye mu bihe bya COVID-19, akaba ari umuhanzi wa cyangwa se umuntu ukorera ku mbuga nkoranyambaga yamenyekanye cyane mu buryo bwo kuvuga ko acuruza umunwa. Akaba rero ariho hantu yatangiriye ibikorwa byo kuba yamenyekana, abantu bamutera inkunga. Sky2 akajya kuza mu buryo bwinshi butandukanye avuga ko ubuzima butameze neza, hanyuma akuramo ubushobozi bwo kubaka inzu, aho yayubatse rero aho ngaho igasanze mu mudugudu wa Gatagara. Wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo izoherezwe mu bushinjacyaha. Gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059 umwaka wa 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza umwaka wa 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo kaberamye umwaka wa 2018 ryo kuwa 30 Kanama umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'izahabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Naho icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo mwashyingiranwe gihanwa n'ingingo y'147 y'itegeko nimero 68 akarengo kaberamye umwaka wa 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ry'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko uru rwego rwibutsa umuntu wese ukora iki cyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ni icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashyingiranwe cyangwa ibindi byaha ibyo ari byo byose ko atazihanganirwa. Yavuze ko uwo ari we wese uzafatwa agafungwa. Yongeraho no kunibutsa abantu ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Igihari rero Sky2 Timothée wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, ikintu cyose cyaciye gituma ashyira ku nkeke cyangwa se anahohotera umugore we, nuko Sky2 n'umusore bivugwa ko kuva yafata fame cyangwa se yaba umustar yagiye mu bintu bijyanye n'inzoga nyinshi cyane. Ni ingero zihari. Sky2 akajya ajya ku ma stage yasinze, Sky2 akajya ajya kuri stage akagwa, hanyuma rero Sky2 agataha mu rukerera. Akenshi Mama Dobo yakamubaza, mugabo wanjye gutaha amajoro ese niba zakugira nabi, akamubwira nabi cyane. Inshuti za hafi za Mama Dobo zagiye zivuga iki kibazo cyane ko Mama Dobo yagiye avuga ko Sky2 amubangamira, amuhoza ku nkeke ndetse ko kandi aragiye anamubwira ko atamukunda. Ibyo byose ni ibintu byagiye biba intandaro yo kuba Mama Dobo wenda yaravugishije Sky2 akazana twavita umujinya sa cyangwa gahubuka akamukubita akagera naho amuruma ugutwi. Umuntu w'umugabo ushobora kuba yaruma umugore we ugutwi, ibyo byurumva ko byose ni ibintu bidasona neza cyane. Gusa Sky2 igihari cyo nuko Mama Dobo ibiganiro agiye akora yavugaga ko Jackie yamuteranyaga n'umugore we.
Jackie yateranyaga Skytu n'umugore we. Skytu rero akabasha kuba yaha agaciro cyangwa amagambo Jackie yavugaga cyane, dore ko Jackie rwose bivuga ko abantu bose bashobora kuba bamuha umwanya bakavugana, ari umuntu ushobora kuba ateranya abandi. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo Skytu bimaze kugaragara ko cyangwa se nawe nyuma y'abandi bose agiye kuba urukiko rwakurikirana iki cyaha. Wenda turebe ko ntago twamwifuriza ko ibi byaha byamufata cyangwa se kuba yajyanwa gufungwa, ariko n'abandi byababera isomo. Ibintu byo gukubita no gukomeretsa, mwabagabo mwe ibyo bintu ni ukubicikaho. N'abagore yego barabikora, ariko abagabo gabo cyane cyane. Ikintu kandi kitera ibyo byose ni ukuba abagabo baba bafashe kamanyinya ku rwego rwo hejuru. Skytu, amakuru yose tutagenda tuyakurikirana tumenye ngo intandaro ni ihe cyangwa se aho bigeze ni ibihe. Gusa mama Doughboy we rwose tumwihanganishe, tumubwire ko wenda ubuzima burakomeza, ariko nanone nawe umugabo bashakanye bagiye bagira uburyo baganira ibibazo bikemuke rwose. Hanyuma reka tubashimire cyane. In Black TV 250 inkuru ya Skytu na mama Doughboy turagenda tuyicacamba n'ubundi tumenye aho igeze. Reka tubashimire mwese mwakoze subscribe, muri abagaciro. Peace and love, Imana ikomeze kubana nawe. We can and we will. We can and we will.